tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma.
ndageze ku irembo ryerekana kuza kwe riri kutakuboneka kandi tugiye guhanga kubaho kwiteka kwirembo ubari kwirembo nukwara je kandageze kwirembo nkabwina mbari zashira taba mahoro azahora keretse byahano urupfu byatsembwe na Yesu kwirembo ubari kwirembo nukwara je kandageze kwirembo maze mwese agizwe nshya niho tuzaba witeka kudapfa kwavuye gupfa dushira agahinda kwirembo ubari kwirembo nukwara je kandageze kwirembo. Indirimbo ya kabiri abaririmba twihangane twe dushiremo agatege nzabona Yesu mu maso umusaza tujana niho nzamwitegereza ko ari we wamfiriye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru nyungu ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka ubu ndamutekereza ariko simurora umusuhiriza zamubohesha ubwiza nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru yuko ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka tuzishime mbere ubwishavu bishize liganuwe nayishimye hakeye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru yuko
iteka nzanezere mbere ye nzamurora mumenye nzabana na Yesu naniwe mukiza wanjye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye uko ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka 50 hari igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana tugite